Mbokuri je kwambara neza nibisanzwe kuri Dumstar. Hano rero twaba turi kumwe n'abandi bantu bitabiriye dechire party. Murabibona rero ko ndaberewe rwose kandi nawe byakubera. Umushanana atari umwambaro w'abantu bakuru nkuko kera twabitekerezaga. Kugira ngo wumve ko wambaye neza nuko ubanza kwiyumva wowe ubwawe. Kazi nanone muri Tsapa Fashion show nkuko mubimenyereye uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru agezweho ajyanye n'imyambarire ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Nimugiraho mujya rero nge ndimiheye umubyeyi. Kazi nanone muri Tsapa Fashion show nizere ko mwagize icyumweru cyiza. Kuko nawe babwiraga uyu ni umwanya tujye kubagezaho amakuru menshi agezweho ajyanye n'iby'imyambarire. Iki ni ikiganiro rero gicaho buri ku cyumweru saa moya n'igice kuri televiziyo yanyu. Niba rero ubwa mbere utubonye ntuve imbere ya televiziyo yawe kugira ngo udacikwa n'udushya twinshi twabateguriye. Tudatsinze rero reka dutangire na Fashion and Lifestyle News handi tubagezaho amakuru menshi ajyanye n'iby'imyambarire. Mu makuru rero tubafitiye uyu munsi agezweho nuko muri iki cyumweru gishize umustar cyangwa se umuririmbyi musanzwe mumenyereye muri group ya Urban Boys ariwe Humble Jizo muri cyumweru gishize yakoze ubukwe rero akaba yaramaze iminsi ari kumwe n'umukunzi we abitangaza yuko bateganya kurushinga kuri uwo munsi udasanzwe rero nibwo batweretse ibirori. Agashya rero nuko bari bambaye neza. Humble Jizo rero akaba yarambitswe n'umudesigner uw'amahoro Delphine nkuko mubona rwose yarakereka tumubwire ngo congratulations azagire urugo ruhira. Dukomeje rero n'andi makuru mu Rwanda dusanzwe tumenyereye yuko hategurwa ibitaramo byo kwerekana imideri cyangwa se bino tumenyereye bya fashion show, runways, abakobwa bakaza cyangwa se abahungu bakerekana imideri bagatambuka. Ariko noneho muri ino minsi hari ibirori bisigaye bikunda gutegurwa bisanzwe bihari ariko muri ino minsi nakarusha. Ibyo birori rero nta bindi ni ibirori usanga bihuza abantu bambaye imyenda imwe bitewe nuko babyumvikanye. Ibi birori rero bihuza abantu bambaye kimwe mu rurimi rw'amahanga bakaba bakunda kubyita dress up parties cyangwa se bafite dress code imwe yihariye. Twaganiriye rero n'abanyarwanda benshi cyane cyane abakunda kubyitabira ndetse n'ababitegura batubwira icyo babivugaho ndetse nuko n'akamaro babona kabyo. Kwambara neza biri mu bintu buri muntu yitaho kugira ngo abamubona babone ko akeye. Akaba rero nayo mpamvu hakunda kuba ibirori byinshi, yaba ari fashion show yo kwerekana imideri, yaba ari kumurika imyenda ku ba designers ndetse n'abamodo bagenda bamodoringa ndetse n'amamagazine menshi abantu bifotoza bamurika imyambaro. Muri ibyo birori rero tumenyereye hano mu Rwanda ko haba fashion show, Kigali Fashion Week, ibindi birori nk'ibyo. Usibye rero ibijyanye no kwerekana imideri cyangwa se ibyo twita fashion show, hari n'ibyo twita dress up parties. Ni ukuvuga ngo ni ibirori bihuza abantu baza bambaye umwenda runaka bitewe nuko babyumvikanye. Ni ukuvuga ngo hari abaza bambaye imyenda y'umweru, umuntu agategura ikirori mwese muze mwambaye umweru nka dîner en blanc, cyangwa se bitewe n'umunsi runaka uriho wenda nka Valentine's Day, umunsi uhuza abakunzi baza bambaye umutuku n'umukara, ndetse n'indi byinshi nka Halloween party tumenyereye cyane cyane mu mahanga abantu baza bambaye imyenda y'aba idols. Ni ukuvuga ngo abantu b'ibyamamare bagiye bagerwaho cyangwa se character atandukanye ku isi yose. Ubu rero ibyo birori bikomeze kugenda byiyongera muri Kigali aho abantu benshi bakomeza babyitabira ndetse n'ababitegura bagenda bategura byinshi bitandukanye. Nitwa Danny Frank. Danny Frank, urumva umeze ute kuri uyu munsi muri no dechire party? Okay, ndumva ari sawa cyane kuko ni umunsi wo kwishima ko ari Friday night, so kandi akenshi tuba twaramaze igihe kinini tukora nyine tunanirwa, ariko kino gihe cyo kuruhuka niyo mpamvu umuntu yambara gutya akavuga ko kanze kwishima n'inshuti zanjye. Impamvu ku kirori nk'iki ngiki nkeka ko impamvu ya mbere ituma umuntu aza nuko abaje guhura nabo bahuje imyambarire kandi bahuje urugwiro rw'icyo baje gukora. Ko niba ari dechire party ntabwo waza wambaye kamwe kwa kundi ugiye ku rusengero, ariko ni ngombwa ko uza ugahura nabo muhuje ugafatanya kwishima, kuko umwe agiye aha yambaye ukwe n'undi ukwe biba byiza ko muhura mwese mukacita izina rimwe muraza guhuriraho mwese.
You guys follow me on IG. My name is Daniel Frank. Hano rero tukaba turi kumwe n'abandi bantu bitabiriye dechire party bigaragara yuko banabyubahirije ukurikije imyambarire yanyu. Mwatubwira amazina yawe? Nitwa Shidi. Shigri, urumva umeze ute? Ndumva ameze neza, ndishimye kuba ndi hano. Amazina yanyu? Nitwa Innocent Kizimana. Innocent, ni wese widesigningi imyenda yawe? Iyi myenda nahuye n'abahanga babizobere mu gukora iyi myenda barankorera. Imyenda ntago ari njye bayikoze, nayihaye abahanga bazi gukora bino bintu, bazi gukora ino myenda barayikora. Hanyuma organizer wa dechire party, ushize twarahuye uratubwira uti muri kubitegura, ese bimeze bite kuri uyu munsi? Ni fire kabisa, mu kanya gato turatangira. Turakoma. Dushaka kumva amazina yawe? Ibra Sibikadabu. Ibra, urumva umeze ute ku munsi nk'uyu nguyu, ku mugoroba nk'uyu nguyu, cyane cyane yuko wanabyambariye umeze neza cyane? Ndabyishimiye, iki ni igikorwa nkunda cyane cyo kwishimisha n'urubyiruko. Dufite dress code nk'ingi, n'umwenda nkunda natwe. Usanzwe witabira ibirori nk'ibi ngibi se? Na season 1 naraje, na season 2 ntabwo nari kubura. Okay, urakoze cyane. Watubwira amazina yawe? Yewe nitwa Wiro. Kabisa abana batabyambariye se. Abana batabyambariye. Ndabona bimeze neza cyane, gusa watubwira ikirori nyine uko cyifashe. Ndabona kiri kwifate neza. Nubwo bana abantu bataraza bose ariko baraza. Abana ko bari no kuza kabisa. Uraberewe cyane. Mbese kabisa. Hano tukaba turi kumwe n'undi ushaka kutwibwira? Njye nitwa Walezaki Platinum. Makuru yawe Platinum? Ni meza kabisa. Umerewe ute mukuru uyu mugoroba? Njye meze neza kabisa kandi ndashima Imana kubona dechire party twarayitangije abantu batayizi twatugeze edition 2 biranshimishije cyane. Ubuzima busanzwe wambara dechire? Njye ndayambara cyane. N'ubushize ninjye watwaye award y'umuntu wambaye dechire ya danje. Station. Yego murakoze. Ubuse nabwo urumva urabyiyumvamo kuri witwa? Ngo? Ubungubu uriyumvamo ko nabwo uri buze kuba uwa mbere? Ukuntu byifashe ndi kubona competition ikaze ariko biragoye kuko abantu bambaye neza. Umushiti wanjye Ibra yambaye neza, Wilof bambaye neza cyane. Yego, hari abantu rero bajya bavuga uti se biriya byenda baba bambaye bicitse n'iby'abakene n'ibiki. Ese wowe mu buzima busanzwe ushobora gusohoka mu minsi isanzwe atari na dechire party wambaye gutya? Biterwa yego barabivuga, ariko nyine uko umuntu aba ameze imyitwarire y'abantu iratandukanye kandi biterwa n'aho uri, biterwa n'icyo ugiyemo. Ntabwo wahora ubyambaye nanone, ariko biba ngombwa ko byambara bitewe na mood urimo cyangwa ahantu uri. Hari ikintu nshaka gusobanurira ku bantu ku kijyanye n'uyu mwenda wa dechire. Ni umwenda wambara mu gihe cy'umunezero cyangwa se mu gihe wahisemo. Rero ushobora kubyuka mu gitondo ukavuga ngo uyu munsi nambara costume, ukaba wayambara. Ushobora no kubyuka uyu munsi, uyu ni umwenda bambara nimugoroba basohotse akenshi, kugira ngo ni nko kugira ngo wereke abantu kuri hari indi mood urimo. Tuvuge mu gitondo wabyutse ujya mu kazi bikagira nimugoroba ugakenera gusohoka, ushobora kugaturamo n'akenda keza cyane. Kubera iki dechire ari umwenda ukunzwe cyane? Ni umwenda rero impamvu ari ukunzwe, buri kintu kigira igihe cyacyo. Mu myaka yashize kuri basogokuru n'abandi bambaraga izo bitaga mampa, urazizi, n'izindi style zari zigezweho icyo gihe. Uyu munsi rero kuri iki kinyejana turimo, muri iyi myaka turimo, dechire igezweho. Ni umwenda ugezweho w'urubyiruko, ni umwenda urubyiruko rwambara rukumva rwanezero. Nkuko kiriya gihe nabo bambaraga iriya myenda, kera bambaraga amashabure n'ibindi, akaba ari umwenda yambaye akagenda yagera ahantu akumva yambaye neza. Uyu munsi ni umwenda nawo ni nka dress code igezweho ku rubyiruko nziza cyane, kandi abarubyiruko barimo kwishima. Ikirori nk'iki se dechire party kuri wowe isobanuye se n'umwambaro ukunda cyane, kubera iki wabyitabiriye? Nyine ni umwambaro wa dechire nkuko nyine byateguwe ni party yitirirwa dechire, ariko ntago nyine wayambara ahantu hose kuko uyu ni umwenda wa party nk'ingi baba bateguye. Ni henshi nagiye gusa nkishimira uburyo bambayemo, nanjye nkagerageza kwambara nkabo. Nyine tuna ahantu henshi nagiye nitabira, ariko
kuri uyu munsi bwo byabaye akarusho kuko twishimye. hari yandi ma dress up parties waba waragiyemo? Oya ni ya mbere, usibye ko nyine no nyine mu bundi ibindi nyine nkorangiye mu modo bundi busanzwe. So njyewe nyine ubundi kuri Instagram nitwa Cedric Rwanda. Umfroinge nyine ndabasabye nyine nk'inshuti zanjye abambona n'abasanzwe banzi barahari. Amazina yanjye nitwa Kamaro Felicien. Kamaro Felicien, nk'umuntu umaze iminsi utegura ibintu bijyanye n'ibirori byo kwambara like dress up parties, ese ubona bimariye iki societe? niye mpamvu wahisemo kubikora, kandi se ubona abantu babikunda cyane cyane ko hano mu Rwanda tumaze iminsi tutabimenyereye? Abantu barabikunda cyane cyane urubyiruko. Hanyuma icyo bimariye societe nyine urumva ni innovation yo muri entertainment, kandi parties ziba zigomba kubaho cyane cyane nko mu ngubu umwaka uri kurangira, abantu bakeneye kwinjoyinga mu birori bitandukanye. So ni nayo mpamvu ubona amazina y'amapati yabaye menshi. Akamaro ko karahari nyine kuko natwe dutegura amapati, hari nko kwihangira umurimo, hari ubushobozi dushobora kubona buvuye muri kwa gutekereza wenda nka content nziza wenda, hanyuma bikaba byatuma nayo mafaranga winjije asirikira mu gihugu, mbese bikaba byagabanya ubushomeri. Numva hari umusanzu bitanga ku bantu. Akabazo ka nyuma watubwiye ku kamaro k'ibi birori ari kuri societe, ari imyidagaduro n'ibindi, ese noneho muri industry ya fashion ni iki ibitaramo nk'ibi ngibi bifasha kandi mu buhe buryo? Muri industry ya fashion uriya icyo kibazo mbajije ntabwo cyoroshye, ariko nanone kiranoroshye. Muri industry ya fashion ntekereza ko urabona nka dechire party, niba nyiteguye n'abantu bandika fashion cyangwa se bafite bategura n'ima event ya fashion, wenda usanga bayarabaye makeya nka Kigali Fashion Week imara igihe kinini cyane itaraba. Ahubwo ntekereza ko hagiye haboneka ibindi bitaramo byinshi bya fashion byarusha kugaragaza cyangwa se no kuzamura ya fashion yo mu Rwanda, kuko ubu usanga kugeza kuri iyi saha cyangwa se kuri iyi tariki ibitaramo bya fashion ni bikeya. Wenda ngo habayeho nta nubwo bikunze kubaho rwose, ahubwo dechire mwafasha tukayishyiramo imbaraga ikajya iba kenshi, kubera ko Kigali Fashion Week yo iba itinze. Numva nta n'ibindi bitaramo bya fashion bigaragara. Akoze cyane Kamaro. Ibirori nk'ibi ngibi rero bikomeje kugenda byiyongera, kandi ari nako byitabirwa. Bigaragara yuko mu minsi iri imbere rwose bizaba biri mu birori byitabirwa cyane hano mu Rwanda, kandi binategurwa inshuro nyinshi. Mukomeze mu buryoherwa n'ikiganiro Tsapa Fashion Show. Ndi Mireille umubyeyi hano i Kigali. Mwabyiboneye rero yuko ibirori nk'ibi ngibi bikomeje kugenda byitabirwa mu Rwanda, kandi ari nako bitegurwa. Nizere yuko rero nawe ubaye uri interested cyangwa se ibirori nk'ibi ngibi utaruzi ikintu byabigamije wabashije gusobanukirwa. Tugeze rero muri Fashion Academy. Muri Fashion Academy rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubwoko bw'amasakoshi bw'ingenzi umukobwa cyangwa se umudamu agomba kuba atunze. Abakobwa n'abadamu dukunze kugira ikibazo cyo guhitamo amasakoshi, ariko cyane cyane ugasanga ufite amasakoshi menshi asa, wajya kwambara bitewe n'aho ugiye ugasanga ntibijyanye. Uyu munsi rero nibwo tugiye kubareberaho ubwoko bukeya watunga kugira ngo ubashe kugira isakoshi ya buri kimwe wambaye naho waba ugiye. Isakoshi ya mbere rero umukobwa agomba kuba atunze ni agasakoshi gatoya k'umugozi muremure, nuvuga ngo akangaka bambara ku rutugu, ariyo twita mu Cyongereza cross body bags. Utwo dusakoshi rero dukunze kuza mu bwoko bwinshi, hari utubari dutoya ndetse n'utunini bitewe na designer ukunda. Akandi gasakoshi rero ugomba kuba utunze ni isakoshi ya moyenne, nuvuga ngo iyo shakoshi ushaka kuyijyana ku kazi, ushaka kuyijyana ugiye gusura nk'umuntu se cyangwa ahandi hantu hose hari fomo, kuko akenshi ijyana n'imyenda yiyubashye, nuvuga ngo amakoti, amakanzu se n'ahandi henshi. Iyo sakoshi rero niyo sakoshi ya kabiri umukobwa cyangwa se umudamu agomba kuba atunze.
isakoshi rero ya gatatu ugomba kuba utunze ni bya bisakoshi binini. Ibi bisakoshi rero bigufasha mu bintu byinshi. Ushaka kuba ugiye nko muri picnic, ushaka kuba ugiye nk'ahantu muri weekend wenda uzahita ugaruka ejo udashaka gupanga ibintu byinshi mu gikapu. Iyi sakoshi rero igufasha gutwara ibintu byinshi, cyangwa se uganashyiramo na laptop n'ikayi waba ugiye ku ishuri ku bantu badakunda ibintu by'ibikapu byo mu mugongo. Iyi sakoshi rero nayo ugomba kuba uyitunze kugira ngo ikomeze korohereze ubuzima bwawe bwa buri munsi aho waba ugiye hose. Isakoshi ya kane umukobwa agomba kuba atunze ni isakoshi yo kugendana mu rugendo. Iyi rero iba ari yisumbuyeho, ari nini, isa nk'imeze nk'igikapu n'ubundi, ku buryo uramutse ugiye nko muri voyage wenda y'iminsi 3 cyangwa se icyumweru ushaka gushyiramo ibintu byawe utarinze witwaza ikivalize. Isakoshi nayo rero yajya igufasha cyane cyane abantu bakunda kugira ingendo za kure. Amasakoshi yifashishwa cyane cyane mu banyeshuri baba biga muri universite cyangwa se ahandi, cyangwa se baba bakobwa badakunda kwambara ibintu byo kurimba cyane, cyangwa se bakunda style zisa nk'ari za gihugu cyane. Aya masakoshi rero arabafasha kandi wayitwaramo ibintu byinshi. Aya masakoshi rero ntabwo ari bya bindi binini ushaka kugenda ukumva uraremereye, kuko tuba dukoze nk'aru twa gikobwa kandi ukaba washyiramo utuntu twawe twinshi kandi nanone ntikuvune. Indi sakoshi rero umukobwa cyangwa se umudamu agomba kuba atunze ni agasakoshi gatoya cyane kadafite n'umugozi, cyangwa se niyo kaba gafite akagozi ari gatoya, ako ngako bakunda kwita evening clutch. Akandi gasakoshi rero umukobwa agomba kuba atunze ni agasakoshi bambara mu nda nk'umukandara. Mumaze iminsi mubibona yuko aya masakoshi yaragezweho mu gihe cya kera, ariko kuri ubu ngubu akaba yaragarutse. Impamvu rero nta yindi ni uko abantu bagiye babona yuko ano masakoshi afasha cyane cyane waba wasohotse udashaka gukomeza ufashe ibintu mu ntoki, cyangwa se wagiye nk'ahantu mu birori runaka uvuga uti nishi isakoshi yanjye hariya ntabwo ndi bukomeze kuyireba bashobora kuyiba. Iyi sakoshi rero nimba uri umuntu rwose udashaka kwirirwa wita ku isakoshi yawe, cyangwa se bakunda kwiba amasakoshi, iyi sakoshi rwose ugomba kuyitunga kuko yagufasha cyane. Ubwo rero bwari ubwoko burindwi bw'amasakoshi bw'ingenzi umudamu cyangwa se umukobwa agomba kuba atunze. Ushobora gutunga nyinshi cyangwa se z'amabara menshi muri aya masakoshi, zikagenda zigufasha bitewe n'uko ubyifuza. Dukomeje rero na celeb style. Equilibre, iyi akaba ari celeb style. Ku bantu baba bazi icyo iryo jambo risobanura cyangwa se abantu bakunda kurikoresha ni abasapeur. Aba rero ntabandi ni abantu bita yuko bambara neza kurusha abandi muri Afurika. Aba bantu bise abasapeur biva ku ijambo sape. Ijambo sape ni ukuvuga ngo kwambara neza, ariko mu magambo arambuye sape bivuga société d'ambianceurs et de personnes élégantes. Ni ukuvuga ngo ishyire hamwe ry'abantu baryasho kandi baba bambaye neza bigaragara. La sapologie fait exhiber. Comment exhiber la sape? Donc ce sont par des... Quelle activité pas? Ça c'est la démonstration. Ça. Pour montrer les cris. Abasaperi rero bakunze kugaragara bambaye amakoti y'amabara menshi acanye cyane, ku buryo niyo barebye uhita uvuga rwose, uhita ubibwira yuko ari abasaperi. Ni ukuvuga ngo bambara imyenda ya original gusa. Mu kigaragara nuko muri abo bantu abenshi bakora imirimo isanzwe. Ni ukuvuga ngo bamwe n'abahinzi, abandi bakora utundi tuzi dutandukanye. Ni ngo ntabwo ari ababose b'amiliyoneri, ariko bariyeranja bakagura imyenda y'abadesigner bakayitumiza hanze kandi iri originale, ikanabahenda pe, ariko bakemera bagasapa. Abantu rero batangiye iby'ubusaperi bagiye babiraga abana babo. Ni kuvuga ngo habayeho generation ikagenda ibiha generation yindi, ku buryo kuri ubu ngubu ibarura riherutse gukorwa bigaragara yuko hari abasaperi barenga 6,000 muri Kongo. Abasaperi rero bagira igihe cyo guhura ndetse bakagira n'amashow, bagahura hamwe bakiyerekana bambaye neza, ndetse n'izo nkweto ntabwo ari amakoti gusa bambara inkweto, bakambara accessoire, ariko byose bya original kubera yuko ari abasapeur. Mwari muzi yuko umusaperi aba agomba byibuze kusura ipari mu Bufaransa inshuro imwe mu buzima bwe. J'adore les couleurs, surtout la couleur bleu blanc rouge qui fait la fierté de la France, parce que nous sommes pratiquement les représentants de la France ici à Brazzaville. C'est tout. Aya rero ni amahame abasaperi bagenderaho.
abasaperi rero burya banatizana iyo myenda yabo ya designers kandi nanone abatayabashije kuyibona bayituma hanze bene wabo bakayibohereza ariko ipfa kuba ari original kugira ngo babashe gutsapa. Hari abasaperi rero bita abapikadiri, wakibaza se ngo abo ni abahe? Abo ni babasaperi bambara amakoti n'amajipo nk'ayo muri Scotland, bo ngo babivuga yuko babikuriza kuri Prince Charles, ni kuvuga ngo igikomangoma Charles bafata nk'umuntu wa mbere wambaye neza ku isi mu mateka. Si abasaperi gusa b'abagabo kuko n'ubu ngubu hari abasapeurs, ni ukuvuga ngo abakobwa nabo bambara neza kandi bakifata ko baba batsapye. Abo rero bakaba babita abasapeurs, nabo bakora ibijyanye nk'iby'aba basapeurs. Ikindi kintu ugomba kumenya ku basaperi nuko nubwo akenshi bagura imyenda ihenze baba bafite imishahara iri munsi y'iyo myenda yabo, ariko icyo nta kintu bibatwara kuko muri bo bafite imvugo ivuga iti imyenda myiza igaburira roho, ni ukuvuga ngo proper clothes feeds their soul, ni ukuvuga ngo iyo bambaye neza rero nta kindi kintu baba bumva bakeneye kandi nta n'ikindi kibazo baba bashaka kwiteza. Ibyo rero iby'abantu bita abasapeur banifata cyane cyane nk'abanyabugeni, bavuga yuko nubwo imyambaro iba yakozwe n'abanyamahanga igamijwe kwambarwa mu minsi isanzwe, bo bayihinduramo ubugeni, ni ukuvuga ngo bayihinduramo art muri iyo myenda bambara, mu mashow bakora ndetse n'uburyo bigaragaza. Aba bantu bamaze kumenyekana cyane ku isi ku buryo no mu Rwanda hari igihe abantu babireferaho bambara nkabo bagafata amafotoshoot atandukanye. Ngira ngo mwabonye n'amafoto y'ubushize igihe abamodo bo mu Rwanda bari bifotoje bambaye nk'aba basapeur. Dukomeje rero na pro tips. Kuko mubimaze kumenyera rero, reka twumve icyo mugenzi wacu Joyce Munyana yaduteguriye muri pro tips y'uyu munsi. Twongeye kuba ikaze mu gice cyacu cya Pro Tips. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu byiza cyane. Mushobora kwibaza ati se ni ikihe kintu gishya twazanye kuri uyu munsi? Uyu munsi rero tugiye kwigira hamwe uburyo wakwivura imyate uramutse uyirwaye. Imyate ikunze kugirwa n'abantu bafite ikirenge gikomeye, cyane cyane yuko abantu bafite ibirenge byoroshye badashobora kurwara imyate. Abantu benshi bakunze kwisiga ibindi bice byose by'umubiri ntibibuke yuko ari na ngombwa yuko wakusiga ibirenge byawe. Ari nayo mpamvu abantu bakunze kugira iyi ngaruka yo kugira imyate. Ubundi buryo rero bushobora gutuma warwara imyate nuko ushobora kuba ukunda kugendesha ibirenge bikaba byakuviramo ingaruka. Uko ugenda ugendesha ibirenge inshuro nyinshi, ikirenge cyawe kirakomera, uko kigenda gikomera bikuzanira ingaruka yo kuba warwara nawe imyate. Akaba ari nayo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo butatu ushobora gukoresha kugira ngo ubashe gukira imyate. Uburyo bwa mbere rero ni ugukoresha isukari. Mushobora kwibaza ati se iyo sukari ikoreshwa ite? Iyo sukari rero si ukuyifata ukayirya mu buryo busanzwe dusanzwe turya isukari, ahubwo iyo sukari uburyo ikoreshwa urayifata ugashyiramo utuzi duke cyane ukayivanga n'ayo mazi. Iyo umaze kuyivanga mu tuzi duke ugenda usigiriza hahandi hafite ikibazo, nibura ukabirekeraho mu gihe cy'iminota 10. Iyo umaze kubirekeraho rero ufata amazi yawe akonje ukoga ibirenge byawe, nibura ukajya ubikora nibura inshuro 2 mu cyumweru. Uburyo bwa kabiri rero ukoresha vaseline ndetse n'indimu. Rero uburyo vaseline n'indimu bikoreshwamo, ufata vaseline nkeya cyane warangiza ukavangamo ikiyiko kimwe cy'indimu, warangiza ukabifata ukabivanga ukagenda usigiriza hahandi hafite ikibazo, nibura ukabikora inshuro 3 mu cyumweru. Uburyo bwa gatatu ari nabwo bwa nyuma umuntu ashobora gukoresha kugira ngo abashe gukira imyate, ukoresha amazi y'igikakarubamba. Ayo mazi y'igikakarubamba rero uburyo akoreshwamo, urabanza ugasukura ibirenge byawe neza, ukabihanaguza agatambaro gasa neza, nyuma yaho noneho ukabona gusigirizaho ya mazi y'igikakarubamba nibura inshuro 2 mu munsi. Ubu rero bwari uburyo butatu ushobora gukoresha uramutse urwaye imyate igakira. Wowe udukurikiye muri aka kanya ufite iki kibazo ushobora kugerageza ubu buryo butatu, maze rero muzatwohereze ubutumwa bugufi nimuramuka mwarafashijwe n'ibyo twabigishije kuri uyu munsi. Yari Joyce Munyana, naho ubutaha. Reka dushimire mugenzi wacu Joyce Munyana, nizere yuko ibintu akomeza kutwigisha bikomeza kuborohereza ubuzima bwanyu bwa buri munsi. Ku bantu rero bifuza kumenyekanisha ibikorwa byabo, byaba ari ibijyanye na fashion, imyenda, makeup ndetse n'ibindi bitandukanye, ushobora kutwandikira kuri email yacu ariyo info@tsapafashion.com, cyangwa se ukatwandikira cyangwa ukanaduhamagara kuri nimero yacu iri kuri screen yawe. Ushobora kandi no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook,
Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Akaba yari aha dusoresha ikiganiro cyacu, gusa sinagenda ntabashimiye mwebwe mwese mukomeza kudukurikira. Ndashimira kandi n'abaterankunga bacu Hotel Villa Portofino ndetse na equipe technique tuba twafatanyije gutegura kino kiganiro, Olivier Umukura ndetse na Fabrice Ndayishimiye. Dusoreje ahangaha rero, mugire icyumweru cyiza naho ubutaha. Mbokuri je kwambara neza nibisanzwe kuri Radio Star. Hano rero tukaba turi kumwe n'abandi bantu bitabiriye dechire party. Murabibona rero ko ndaberewe rwose kandi nawe byakubera. Mushanana atari umwambaro w'abantu bakuru nkuko kera twabitekerezaga. Kugira ngo wumve ko wambaye neza nuko ubanza kwiyumva wowe ubwawe.